Hello bakunzi bacu bakunzi mudahwema kutuba hafi nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru meza, amakuru aba aryohereye utasanga ahandi. Kuri uyu munsi rero tubafite inkuru rwose iri gutrendinga hirya no hino, aho itangira ivuga iti yakoze ubukwe Aisha wo muri Nyaxo ahishuye agahinda yatewe n'umusore bakundanaga. Nk'uko bisanzwe rero uyu mwana w'umukobwa ni umukobwa muzi cyane muri filime za Nyaxo cyangwa se muri komedi za Nyaxo, aho rwose agaragara aba cyane yamenyekanye mu kantu aba atukanamo na Nyaxo cyane abantu bakavuga ati rwose uyu mukobwa azi gukina afite impano. Inkuru ikomeza igira iti Inkindi Nadine Aisha wamenyekanye muri sinema nyarwanda. Inkindi Nadine Aisha wamenyekanye muri filime cyangwa se muri sinema nyarwanda ndetse no muri komedi, by'umwihariko muri filime z'urwenya cyane izwi cyane nka Nyaxo, ahishuye agahinda yatewe n'umusore bakundanaga, akamwizeza ko bazabana kandi afite undi. Ubu akaba aherutse no gukora ubukwe. Uyu mukobwa umaze kwamamara muri sinema nyarwanda yahishuye umusore baheruka gutandukana mu rukundo, wamwijeje ko bazabana bikarangira yishakiye undi. Mu kiganiro na Yago yavuze ku rugendo rwe rw'urukundo n'uburyo yahemukiwe n'abasore cyane. Ibi yabivuzeho ubwo umunyamakuru yari amubajije niba afite umukunzi, undi abihakanira kure ati ntawe. Ibi byatumye umunyamakuru amubaza impamvu n'abasore bakundanye n'icyo bapfuye. Ati maze gukundana n'abasore 3 ariko reka tuvuge ko wa nyuma ari nawe uheruka gukora ubukwe. Uyu mukobwa yavuze ati umusore baheruka gutandukana mu rukundo aherutse gukora ubukwe n'undi mukobwa ndetse biganye, aboneraho no kuvuga ko yakundaga uwo musore cyane nubwo yamuhemukiye. Ati umusore duheruka gukundana twatandukanye twenda kuzuza imyaka 2 turi kumwe. Naramukundaga cyane pe, kuko ni nawe musore wa mbere twakundanye ubona ko afite icyerekezo, azi icyo ashaka, ariko byaje kurangira dutandukanye ndetse ubu yanakoze ubukwe n'undi mukobwa. Ibi byateye umunyamakuru amatsiko yo kumubaza icyo baraba barapfuye mu gihe avuga ko we yamukundaga. Mu gusubiza agira ati nta kintu gifatika twapfuye pe, navuga ko ari cyo cyabiteye kuko twabanye nyuma tumera nk'abashwana. Njye numvaga ko tuzasubirana kuko byari ibintu bisanzwe byabaye mu kwa 7 ku mwaka washize, mu kwa 8 numvaga ko ari numva ngo ari kuzenguruka imiryango yerekana umukobwa bagiye kubana. Rero birangira uko ubu mu kwa 3 k'uyu mwaka 2022 bakoze ubukwe. Aisha yavuze ko ikintu cyamubabaje cyane ari uko uwo musore yashakanye n'umukobwa biganye. Umunyamakuru yamubajije icyo yabwira uwo mukobwa, mu gusubiza ati ubu se mubwire ko yantwaye umugabo.
akubitwa igitwenge ati icyo namubwira azamufate neza kuko ni umwana mwiza. Hanyuma n'uwo mugabo icyo namubwira yubake urugo rugende neza. Umugore we yirengagize ibyahise ndetse n'abakobwa baba barakundanye. Nanjye ndimo kandi abeho nyuma ko nta muntu yahemukiye. Ndetse n'abakobwa bakundanye. Nanjye ndimo kandi abeho yumva ko nta muntu yahemukiye. Aisha yabajijwe niba ahawe amahirwe ya kabiri uyu mugabo akagaruka yamwemera. Yagize ati ntago yagaruka uretse ko anagarutse bitakunda kuko sinakemera kuba umugore wa kabiri. Aisha yakomeje avuga uburyo yabanye n'uwo musore, avuga ko yari yaramwijeje ko bazabana ndetse ko azamwambika impeta yasoje amashuri. Ati nicaraga numva ko impeta yanjye ihari. Umunyamakuru yahise amubaza niba akunda guteretwa cyangwa se akunda gutererwa ivi. Undi ati sinkunda ivi, njye nkunda impeta. Ni ibyo rero twavuga ku iyi nkuru ya Aisha hamwe n'umunyamakuru Yago wari wamutumiye mu kiganiro. Bakunzi bacu rero mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, share, like ndetse na comment. Mu zindi nkuru murakomeza kugezwaho hari igira iti polisi y'u Rwanda yasubije abantu bibaza niba kugira umupolisi cyangwa se niba kugurira umupolisi agafanta byakitwa nka ruswa. Indi igira iti Musanze basubiranye imitungo yabo bari barambuwe. Indi igira iti mu mafoto 30 ihera ijisho uburanga bw'umunyarwanda Lionel wiyise Lilitoni wihinduye igitsina ubu akaba yarabaye umukobwa kandi mbere yari umuhungu. Camera captured a mysterious creature crawling out of river. Ubuzima butangaje bw'indaya i Kigali, uko nari ndyamanye n'abagabo bagera ku 10 umunsi umwe. Munyaneza Didier yegukanye umwanya wa kabiri mu gace ka mbere ka Tour de Cameroon. Dore amagambo abagabo bakunda kuvuga iyo bari mu rukundo rukomeye n'abakobwa. Izi zose ni inkuru bararikiye turakomeza kugenda tubagezaho gake gake twiturije. Icyo musabwa mukomeze gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Amakuru ku gihe ku Murwa TV nta handi uzayasanga uretse iwacu. Ya makuru y'ubwenge aba acukumbuye, aryoshye, arimo ubunyunyu. Nta handi uzayasanga uretse ku Murwa, uretse kuri iyi shene yacu, ku murwa wacu wa Kigali. Nta handi uzigera usanga amakuru atomoye, amakuru ashitse uretse kuri channel yacu.